ko bw'Imana turabashuhuje ubuntu bw'Imana n'amahoro y'Imana abane namwe kandi urukundo rw'Imana rukomeze kubabaho. Turabakiriye nanone muri iki kiganiro cyacu cya relationship cyangwa se urugo rwiza. Mwiyumve mikaze nk'uko mubibona, ntago ndi jyenyine, nagarukanye n'umudamu wanjye mwiza. Umeze neza? Urakomeye? Okay. Twaje kugira ngo twongere tuganire. Tumaze iminsi dukora ibiganiro kugira ngo dushyire hamwe. Papasi yacu nta yindi, no kugira ngo twerekane ko urugo rwiza rurashoboka. Twongere tubwire abajene, tubwire abakiri batoya, tubwire abatarubaka, tubabwire ko urugo rwiza rushoboka. Hano rero ni ikiganiro tuzagenda dutumira andi couples. Ni ikiganiro tuzajya tuganiraho turi babiri bisanzwe, tuganira tuhugurana ibyo dushoboye, ibyo mushoboye, by'umwihariko tunabashimira ku bwa feedback nziza tubona muri comment zanyu, abatwandikira inbox. Nuko Imana ibaho umugisha. Rero uyu munsi turongera dukomeze ikiganiro cyacu kandi biraza kugenda neza. Reka mbere ko dutangira tumusabe adusengere kugira ngo babishyire mu biganza by'Imana. Hamwe n'iki kiganiro tuze kugira ibihe byiza. Karibu cyane sheri. Uwiteka turagushima kuri platform duhaye kugira ngo tubashe kuganira n'ubwoko bwawe. Reka wakoreho, reka uhindure ingo zabo, reka uhindure imitekerereze yabo, reka uduciyemo udukoreshe ukore ku buzima bw'abantu babashe guhinduka. Reka data wera twe turi buvuye gusa niwe ubasha gusobanura, Mwuka wera niwe ubasha kwigisha byuzuye. Turavuga amagambo asanzwe, wowe urayakiza n'Imana, akore ku buzima bwabo, ahindure ubuzima bwabo. Turasenga ngo iki kiganiro kibe ikiganiro gisanzwe gusa, ahubwo ari ikiganiro gihindura ubuzima, gifasha abantu kuva ku rwego rumwe bajya ku rundi. Mu izina rya Yesu Kristo twizeye. Amen. Amen. So now turifuza kuvuga uyu munsi kuri topic cyangwa se tuzakomeza na series, ntago tuhita tuyirangiza. Turifuza kuvuga nibiki wagenderaho uhitamo uwo muzabana, cyangwa se nibiki wakora, ni wacuzinga gute umugore muzabana, umugabo muzabana, life partner wawe. So mu by'ukuri uyu munsi turashaka kutakoringa ku kantu gato cyane ku mahitamo, ariko noneho mu kiganiro gitaha narushaho kugira gute kubiganiraho mu buryo burambuye, kuko twagiye tubona ikibazo si urugo rubi, ikibazo si umugore mubi, ikibazo si umugabo mubi, ikibazo ni amahitamo. Ikibazo nicyo uhitamo. Nagira ngo nkore aka introduction mbabwire ko amahitamo yawe niyo agaragaza ahantu ujya, amahitamo yawe niyo agaragaza uwo uriwe. Mwari magambo, kuba urugo rwarafeirinze, ikibazo we blaming umugabo, we blaming umugore, blaming first of all amahitamo. Niyo mpamvu ushaka kubwira abajene bakiri bato cyangwa se abantu batarashaka, wowe uracyafite amahitamo cyangwa se uracyafitemo akaryo ko guhitamo neza. So icyo ndi kuvuga ni iki: rinda amahitamo yawe, tekereza ku mahitamo yawe. Biravuga mu migani, hano mafite mu cyongereza, mu migani 18:22 biravuga ngo he who find a wife find a good thing and obtain favor from the Lord. Izindi version zivuga he who find a good wife. So byongeraho umugore mwiza, mani magambo wife mwiza, mani magambo ugomba kuba uri wife kugira ngo ushakwe, not a woman. We have girls, we have women and we have wives. So rero umuntu ashaka wives, tuzagenda tubitakoringa mu buryo bugiye bufatika, ariko bino bita bitwereka iki cyanditswe gita kitwereka ushaka umugore mwiza, aba ushaka ubonye umugore mwiza aba abonye ikintu cyiza. Mu yandi magambo, uramushaka, uragenda ukamubona, na mahitamo yawe. So ndifuza rero tuvuga aka kantu kamahitamo, ariko cyane duhitamo aba life partner. Ndibaza byabaye understandable. So now tubwire rero my bishop, umuntu ahitamo ati, bigenda bite mu by'ukuri? Nuhe mumaro w'amahitamo muri relation? Ese nahitamo cyangwa se nagendera ku buhanuzi, barambwiye barampanuriye gutya na gutya, ese pasiteri yambwiye gutya na gutya? Umuntu agendere ku ki mu by'ukuri? Abanyarwanda baca umugani, kandi baca umugani mwiza, umwana ava mu iterura. So bivuze ngo ibintu byose bipfa bigitangira, fondasiyo niyo bipfira. Inzu izagwa bijya uyibona icyubakwa. Iyo bubaka fondasiyo
ntibayishyiremo imbaraga ngo bayubake neza bacukurire bigere ubwina bakore bashyiremo ayo masima ahagije bashyiremo ibyo byuma ibintu byose bakoresha bubaka ngo fondasiyo ikomere niho uzabona yanze izagwa vuba so rero no mu mahitamo yacu aho kugira ngo ingo zacu nziza kugira ngo tuzabashe kubaka no kugira ngo tubane n'abantu neza rizaturuka mu mahitamo twakoze bituruka mu guhitamo umuntu muzabana n'ibyo rwose guhitamo turabyemerera niyo mpamvu imana itakuremye ngo ifite ukuremana n'umugabo w'aka kanya cyangwa umugore w'ako kanya ngo ugombe gukora ni uko yaguhaye opportunity kugira ngo mu bantu muzahura yaba 100 yaba 200 yaba 1000 ufite amahitamo yo guhitamo ubona muzabana ukwiriye ariko ikibazo ahantu kiri cya mbere ni uko wiga umuntu ahitamo azi n'icyo ashaka muri iyi minsi abana nubwo bazi ibyo bashaka abyuka uyu munsi avuga ati ndashaka umuntu uteye gutya ejo akavuga ati yamuhinduye rero ikibazo nanone kiri mu bantu batarisobanukirwa batuhere ku bagabo umugabo ntabwo azi purpose yiwe nta ntego y'ubuzima afite ntabwo azi impamvu ari ku isi niba ubajije wumva uzaba iki ntacyo azi icyo Imana izashaka aho buzirangeze ni aho ngaho uwo muntu kumenya ngo uzashaka life partner biragoye niyo mpamvu n'abantu benshi bakora amakosa mu gushaka batarayisobanukirwa bituma bakora amakosa y'ejo hazaza ashaka umuntu aba ati uriya mukobwa ni mwiza ateye neza reka ntware uyu nguyu wagera imbere wenda ukagira nka kayi agatera imbere ugatangira kujya mu manama ugatangira kujya mu madini ugasanga umugore wawe wenda ntabwo azi kuvuga ntabwo arerega ugatangira ati umugore wanjye ntabwo ari elegant nubwo uyu mugore wanjye ntabwo azi uburyo yitwara imbere y'abantu uyu mugore wanjye ntabwo mbese ugatangira gukomplaining kubera ko washatse utarisobanukirwa ushaka urebeye uko umeze utarebye ahazaza hawe amazing so rero ikibazo gikomeye ni uko abagabo kwanza bareba n'ibyo kuvuga ni intego yanjye ni iyi niyo nshaka kujya uwo mugore uzaza kumfasha iki kuko ni umufasha ntabwo azaza kuza gusa ngo wicare muri kumwe n'umufasha ikibazo rero cya mbere kiri ni uko abantu ntibarasobanukirwa abo bari bo ntabwo bazi icyo bashaka ntabwo ari interested yo kumenya ni iki ese niyo nshaka kuba ese niwe muntu ushaka kubaho ejo hazaza kugira ngo nzashake umuntu uri mu nzira yahungana kuko ntabwo dushakira uko tumeze dushakira ahazaza hacu rero ikibazo gikomeye cya mbere ku bagabo ni icyo ikindi ku bakobwa bareba nabo hafi nabo umugabo wanjye ndashaka umugabo ureshya gutyo dark atoriye ibyuma umugabo muremure kandi mu by'ukuri buriya ari ikintu gikomeye abantu batazi mubajije couples zimaze imyaka 10-15 kandi icyo ukundira umugabo wawe ntabwo aza kuvuga ngo he's very dark no azakubwira he's very caring aracaring anyitaho akunda abana banjye afata ibyemezo afata responsibility aranyobora neza akunda abantu iyo uvuga ngo inzobe ntabwo azaba ukira mu myaka 10-20 ntabwo ari izaba iri ku mwanya wa mbere n'uwa kabiri so rero ikibazo gikomeye turi kureba ibintu bidafite umumaro bya none kubinejeje amarangamutima yacu none mu by'ukuri uwo mugabo uri kuvuga ati ufite 6 pack ejo uzamugaburira indi zaza ni ibintu byoroshye murabana mu byumweru 2 indi bayaje umugore aratwita akaba yageshe uravuze ngo nayo yaraje so rero ikibazo kiri mu mahitamo turi gukora dukurikije ibintu bidakwiriye uko dukurikiza so rero icya mbere abagabo banze mwisobanukirwe umenye ndashaka iki ndashaka umuntu umeze ute ateye atufite zimeze gute uzamfasha mu rugendo rwanjye rumeze gutya na gutya kugira ngo ejo hazaza mutazagongana bitewe n'amahitamo wakoze uyu munsi icya kabiri abakobwa murebe beyond ibigaragarira amaso none kuko urugo ni ubuzima bw'iteka ryose ni umuntu muzakurana ukeneye wa muntu uzaba mumaze imyaka 20 ukabona uri kwicara muri kuganira ukabona ni interested n'ibintu apana wa muntu wakurambiye ubwira aho batako nawe uravuga cyane so rero ukeneye ibintu birenze ibyo tubonesha amaso gusa ukeneye kujya ibyina bikeneye kureba character bikeneye gusenga cyane kubera yuko ndabizi ko nyuma y'umwanya munini munyangana ndabizi yuko dushaka kubabwira hano point 10 dushaka kubabwira point 20 zo guhitamo neza
ariko mu by'ukuri ushobora kuzibagirwa iki kiganiro kitararangira tuvuga iya kabiri ya mbere wayiba ibyo it's very normal pe ariko ikintu cya mbere umuntu atakwiriye kwibagirwa mu bintu byose turi buvugire aha n'ibyo twavuze mbere ntubyibagirwe ntuzibagirwe gusenga imana imana niyo ituyobora mwuka wera niyo utugayikinga mwuka wera niyo utwigisha mwuka wera niyo uduhindura niyo ukoramo umurimo muri twebwe umuntu atabasha gukoramo so rero ikintu cya mbere ndabizi ko abantu baba ngo muri abapasiteri n'iki kindi wavuga se ariko mu by'ukuri uretse no kubaka urugo gusa mu buzima bwawe bwa buri munsi ntabwo uzatera imbere nta hantu uzagera ushobora kugira amafaranga ntugire amahoro y'umutima ushobora kugira amafaranga nibyo umaze kwigisha ntugire ubwo buzima ntugire sante rero imana yonyine niyo ibasha kuduhereza amahoro imana yonyine niyo ibasha kutwigisha ijambo yaho usabye ubwenge ntabwo ubuze ubwenge nawe usabye imana niyo ibasha kuduhereza ubwo bwenge rero ibintu byose ushobora kuvuga mukabizibagirwa ariko icyambere ntimuzibagirwe imana muri byose imana niyo ibasha kudushoboza kuba abagore beza imana niyo idushoboza kuba abagabo beza imana niyo idushoboza kuba ababyeyi beza imana niyo idushoboza mu buzima bwacu bwa buri munsi rero ndakeka ko mu mahitamo yacu tugendere dukoresheje tugiye imana tuyishyize imbere ituyobore itugaginge niyo tuzi izahazaza hacu aho tutaramenya niho ihazi ibyo tutazi n'ibyo twibwira ko tuzabona mu buzima bwacu ibyo irabizi nta bintu ikintu gitungura imana rero ikintu cya mbere twakora mbere mu mahitamo ikintu wa mbere twakora ni ugukurikira imana wow uri kuvuga hari utuntu tubiri unyibukije nshaka kuvuga iyo usomye mu gitabo cy'itangiriro imana imaze kurema adamu biravuga ngo yamuhaye imirimo yo gukora imuha ku cultivating garden guproteja imuha mu yandi magambo icyo gihe yari itaramuha Eva mu yandi magambo ndashaka gushimangira ikintu yavugaga mbere y'uko ubona Eva wawe hari responsibility ugomba kuba ufite kugira ngo Eva aze nk'umufasha ugufasha muri izo responsibility noneho Adam arinda garden arayicultivatinga bla 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 noneho umanutse hepfo imana ivuga ikintu gikomeye ngo si byiza ko uyu muntu abaho wenyine reka muremere umufasha umukwiriye mu yandi magambo bitewe n'uburyo responsibility z'umugabo zari nyinshi bitewe n'uburyo umugabo ibintu yari ari gukora nibyo byinsipayirinze imana kuba yamuha umufasha mu yandi magambo garden kuyiproteja cyangwa kuyicultivatinga ni akazi ni ugukora ni umurimo ni ngo ugomba kuba nk'umugabo waridiscavarinze mu yandi magambo nk'uko imana yarebye Adamu ikamuha ati si byiza ko iyo abaho wenyine kuko ari gukora inshingano ni nacyo gikwiriye ku bagabo bamwe na bamwe ko bo ni byiza ko bo babaho bonyine bitewe n'iki bitewe n'uko ntacyo uri gukora destiny yawe ntacyo uri kuyikoraho future yawe nta kintu uri kurikoraho dreams zawe nta kintu na kimwe uri gutekereza and then ukeneye umukobwa mu yandi magambo mbere y'uko ubona umugore hari iby'ibindi ukwiye kuba warabonye mbere y'uko ubona umugore aho ndi kuri side y'abagabo mbere y'uko ujya guhitamo hari ibindi ugomba kuba warafulfilinze ufite akazi ko gukora wa discoverinze aho ujya destiny yawe hari icyo uyifiteho hari amakuru ufite n'icyo uri gukora kugira ngo ucultivating ubuzima bwiza noneho umudamu najya kuza azongera ibirungo muri destiny yawe azongere trisite icyo wagira gute icyo wajyaho so mu yandi magambo ni byiza ko ujya gutera intambwe yo guhitamo hari ibindi warabanje kugira gute gukora nturagira akazi sibyo nta n'ibihumbi 200 winjiza nta kintu na kimwe utekereza ishuri riracyari aho nta bintu and then urashaka kujya kwiyengaging by the way hari ikintu mutazi muzi ko relationship itwara umwanya munini mu buzima bw'umuntu iki kintu uracyumva so umuntu nimba ushaka sheri muzavugana amasaha 3 ku munsi ejo muzabonana ejo muzasangira ejo deja nindi expense y'umwanya expense y'amafaranga mu by'ukuri nturi building that's why kuri giti cyanjye ku basore nimba utari building spiritually nturi building financially please nge nagukonseya ko waba ubiretse. This is my advice to you. Mbere kujya guhitamo mubahitamo we mubo turi kuganiza nturimo ni byiza kubanza kujya gufokasinga ubuzima bwawe ukabuilding ubuzima bwawe. Hari n'abandi usanga baratakaje igihe cyabo mu marelation amwe namwe atakenewe amwe namwe atanakwiriye ugasanga ahubwo ni ibikomere bari kwikururiza kuko wagiye muri relation mbere yo kwigihe cyawe kigera. Mbone no kubwira ikintu cya kabiri cy'abakobwa
ugasaba umukobwa nk'uko wabivugaga arashaka physical appearance. Mu by'ukuri physical appearance ntabwo ari mbi pe, ntituyivuge gutyo mvuge ngo turayirwanya, ntabwo tuyirwanya, ariko siyo ya mbere. Siyo ya mbere. Ikintu banzure muri uyu mugabo hari ibintu bitatu bakobwa nshaka kubagiramo inama bitatu ugomba kureba ku mutipe. Icya mbere, uyu mutipe yaba good husband to me, like yafata responsibility, yaba umugabo mwiza kuri njyewe. Second, uyu mugabo yaba father, a good father, umubyeyi mwiza ku bana banjye, yafata responsibility ku bana banjye. Second, third, nako yaba pastor mwiza w'urugo rwanjye, kuko agomba kuyobora mu buryo bw'umwuka urugo rwanjye mu bijyanye no gusenga. So ni ibintu bitatu by'ingenzi umukobwa agomba kureba muri potential z'umusore cyangwa se k'umusore ahagaze. So mbere ko dukomeza ndagira ngo baze iki kibazo nshaka gufasha cyane cyane ku bakobwa. Umukobwa ari guteretwa n'abahungu batatu muri bo arabona bari potential kabisa, bameze neza. Urabona uwo muntu agendere kuki, wenda umwe arakijwe undi ntarakizwa, biraza neza. Mu by'ukuri mbere ko twinjira mu mahitamo no mu biganiro bindi tuzajya dukora, ndashaka dufasha abantu. Arifite abahungu batatu bamuri imbere, bose uko abona bafite potential. Umukobwa yakwitwara ate? Mwene kamabwiza ukuri, iyo umuntu turi kuvuga n'ibyo ngibyo twari tumaze kuvuga, ushobora kuba wenda bari base ku mafaranga, ariko mu by'ukuri ahantu hambere yaba umugabo yaba umuhungu yaba umukobwa agomba gukorana emotions, intellectual capacity yiwe, skills, kwizamura aho hantu. Iyo umaze rero kuzamura ibyo bintu mu buzima bwawe, spiritual life yawe, usanga ubuzima bwawe bwatangiye kujya ku murongo. Utangira kumenya iki ndagikunda, iki sinkikunda. Utangira kumenya iki kirankora, iki sikinkorera. Ubu si ugiye mu isoko ukareba imyenda 10 bakuzaniye, nicyo ugendera uhitamo iyo myenda. Ugendera kuri guzawe, maybe ukunda colors, ukunda amabara acanye, maybe ukunda colors ari new, colors atuje. Rero preference yawe turuka he mu byo ukunda. Uko ugenda ukura ni kubura nabo bantu nabo. Bihuye n'umuntu tuvuga ati ngo yazambere inshuti, bati ngo uyu muntu ntago mubona nk'inshuti igihe kirekire, ntago ameze uko ashaka. Maybe ngenda atuje waravuga cyane, maybe uburyo ameze ntago agira isuku kandi yengize isuku. Ibyo ngibyo ni ibintu biri muri kamere yacu, uzi ikintu ukunda, icyo ushaka. So rero iyo ufite abantu nk'abo ngabo, icyambere nyine nkuko nabibabwiye ndabisubiramo inshuro nyinshi, ni Imana. Imana niwe umuntu utugayidinga akatugeza, niwe wowe intambwe zacu kugira ngo tubashe guhitamo neza. Urabizi neza ko muri abo bantu batanu urabareba ukabati uyu nguyu ashobora kunyafaringa wenda ubushuti, ariko nta kindi cyarenga aho ngaho. Ukabati uyu nguyu afite amafaranga pe, ayo mafaranga ashobora kuyabona ariko sinzigera mubona, uwe sinzamubona. Kuko uyu muntu rwose akunda umuryango, kandi njyewe nanjye mfite umuryango mugari, nanjye nkunda umuryango, kandi mbona ubuzima bwanjye shaka kuzabana n'umuntu mwiza ufite umutima mwiza ukunda abantu. So rero iyo uri kureba aba bantu urabizi neza, birengagije kuvuga ngo ubu ngubu icyo nkeneye cyihutirwa. Urabizi icyo ukeneye mu buzima burambye urakiyoka kimenya. Uko ujya kureba inkweto ntabwo ego guhitamo umugabo si nko guhitamo imyenda cyangwa inkweto, ariko urareba ukavuga ngo urukweto rwamwira icyambere ntabwo ruzange, icya kabiri urukweto ruramwiriye neza rurafitiye, icyo urareba ko uru rukweto rurambereye rwose urujyanye n'ikirenge cyanjye. Mbese urareba ibintu ko bati ibi bintu bihaye n'umutima wawe, ukasanga muri za nkweto 10 bahisemo rumwe, cyangwa ihisemo ebyiri bitewe n'ubushobozi ufite cyangwa n'uko wabikunze. Rero no mu muntu urugendo uko iyo wamaze gukora emotions zawe, iyo wamaze gukora capacity yawe y'ibyo utekereza, iyo wamaze kumenya icyo ushaka, waba uri umuhungu waba uri umukobwa, iyo uhuye n'abantu umenya umuntu ukeneye kurusha abandi mu buzima. Right. Uramumenya rwose, urabizi ko uramukeneye, uramubona ukabona batandukanye bati uyu muntu ashobora kuba afite 7, kandi Satani nawe arabizi. Satani iyo abona kuri mu gihe gikwiriye ageza n'ibintu bijya gusa nk'ugushaka kwawe. Mose nawe yagiye kwa Farawo ati ngiye ibintu ngiye kubakorera, ngiye umuntu abonye igihuru cyaka umuriro, ndi bubakorere Farawo nazabyibagirwa, sinavuyeho mu nze azatinda kunyibagirwa. Agezeyo Farawo ambwira ati uracyari umwana, wowe wanorotse ubwo se urarambura inkoni ibinzoka, nanjye mfite abantu babikora bikabika inzoka,
ariko mu by'ukuri Mose yari afite ikintu kirenze yabonye abantu inzoga, yari afite support y'Imana, yari afite ijambo ry'Imana, yari azi vision, yari azi icyamutwaye, yaravuga ati uko byagenda kose ubwoko bw'Imana ngomba kubukura ahantu. So rero niyo uri umukobwa uzi ngo ndashaka iki kintu, iyo uri umuhungu uzi ngo ndashaka iki kintu mu bantu, wirengagije kuvuga ati maybe physical appearance ishobora kuba itankorera cyane, nayo irakenewe kuko ugomba kuba attracted ku muntu mubana, ariko birenge physical appearance, birenge ubutunzi dufite, birenge izina umuntu afite, fame n'ibindi, kuko turi mu isi noneho fame yazamutse, abantu bose bashobora bati nanjye ngomba kuba umustar, ariko birenge ibyo bintu byose, kubera yuko uzaba uri mu rugo ntabwo uzavuga ati umugabo wanjye ni umuririmbyi mu itorero aririmba abantu bose bakarira, ibyo se uzaba ubyibuka mu rugo ntabwo bikunda, ntabwo azaza aririmba turabona kudasamira. You better choose wisely. Bisaba usaba Imana ubwenge, ukamenya ukisobanukirwa, ukamenya uwo uri we. Rero uri umukobwa ufite option nyinshi, ongera wisubire mu bwati ngende mu iki nkunda iki, ndashaka iki mu mugabo wanjye. Rero numara kwimenya uzamenya uwihitamo, ntabwo bizagusaba ngo umuntu akugira inama bakubwire ngo rega reba afite umutima mwiza, ariko uriya afite amafaranga n'ukuri nta mutima mwiza afite, urabizi yuko atreatinga abantu nabi bose, abantu bose iyo musohotse niwe ubwira abawaita nabi, ukavuga ati nagera mu rugo azahinduka, ahubwo nagera mu rugo azagukubita, ashobora kuba akubwira muri iyi minsi ati ariko umugashwa ati kandi ubu nagukubita, akaba atari was joking, mukiri muri relation nimugera mu rugo za jokes zizaba reality cyane. Rero you better choose ugahitamo umuntu wisobanukiwe, umenya ko uyu muntu ni umuntu tuzabana ubuzima bwanjye bwose, ntabwo ari umuntu nzarambirwa ngo mubwire ati itahire nanjye kanitahire, oya ni umuntu muzabana ubuzima bwanyu bwose, ni umuntu wifuza ko imico afite azayishyira mu bana bawe, kuko abana n'imbuto ibyo mubabibamo nicyo cyera muri bo cyane. So rero ko bati imbuto afite mu buzima bwiwe iza afite azazera, kandi zizaba iz'umumaro mu rugo rwacu, tuzarera abana bazima, tuzagira urugo rwishimye. Ariko urabizi ko umuntu uri kubona ahora arakaye, ntabwo ujya umuntu aseka afunze isura, kandi wowe urabizi ko bikubangamira, ubwo nyine niba wabihisemo uvuga ati nubwo ahora arakaye afite amafaranga n'urugero, ubwo uzabaho ubwo buzima bwose nyine wiseka mu rugo rwawe. Ok, merci. Hari ikintu ushaka kutuvugaho tunasatira no kugenda tusatira ku musozo. Hari ikindi kintu nabonye gitera abantu guhitamo nabi, ikintu cyitwa pressure. Pressure, ugasanga umuntu afite pressure y'umuryango, afite pressure y'inshuti, afite na pressure yiwe ku giti cye, afite na pressure y'amakosa yakoze, n'urugero iyi pressure y'imyaka na pressure y'amakosa yakoze, tuvuge yaryamanye n'umuhungu arasama, none bibaye ngombwa ko abana n'uwo muhungu cyangwa se abana n'uwo mukobwa, mu by'ukuri ntibaziranye nuko bakubaganye. Donc ikintu kijyanye na pressure ndashaka mu minota mike dusigaranye tugitature. Donc ugasanga pressure iri gusunikira umuntu, duhere kuri pressure y'imyaka. Umukobwa agejeje imyaka 25 ubundi pressure igera neza kuri 25 cyangwa no munsi yaho gatoya. Ugasanga ngo ngiye ngo nahoze nibwira ko ngo nahoze nshaka ko nzashaka kiri karenza. Ni byiza gusetinga goals, ariko goals zose basetinze siko bazigeraho. Ugomba kuba flexible kuri icyo kintu. Ageje imyaka no 27 aho ababyeyi batangiye kwinjira, aho inshuti zitangiye kwinjira, ati se biti nta muntu urakubwira, nta bit uzatwereka ibirori ryari. Pressure ya society mu bana biganye amaze gutaha 8 yose arayambariye, ati mana bizagenda wite. So ibyo bikamusunikira. So gira ikintu tubwira cyane kuri pressure set ku bakobwa. Nawe ndaza kuvuga kuri pressure y'abasore, ariko ndashaka utubwire kuri pressure y'abakobwa sorry, ariko cyane ku babyaye cyase utwite, ku muryango ndetse no ku myaka. So muri iki gihe pressure ni nyinshi cyane hano hanze. Kubera iki? Ubuzima bw'abantu hano hanze buri hanze nyine, buri hanze. Now social media zirahari. Ujya kuri Instagram ukareba umugabo n'umugore bari kureba, bati yore ukuntu barebana bari Dubai, kandi mu by'ukuri wenda kurebana se nawe ushaka ko abantu muturanye muri kurebana n'ibintu bisanzwe. Ugasanga ukareba ati mana we reba uyu mugabo aba fiance yamwambitse impeta, bikagutera pressure. Abo bakobwa
reka duhere ko icyo warubajije mbere ko tujya gusama turebe ku myaka ku myaka abakobwa bafite pressure y'imyaka cyane mu by'ukuri ushobora kuba umukobwa uri CEO ufite uri umuntu mwiza usenga ubuzima bwawe bwose bumeze neza ariko waba utubatse ufite imyaka 30 ugahita wumva akakubona akavuga ati umuntu ari fail rero bigatuma nawe wibona gutyo ukabibona nk'umuntu udakwiriye cyangwa ari ikintu utaragera mu by'ukuri dukunda kubivuga abantu benshi bati yabuse ko ururimo ariko mu by'ukuri urugo ntabwo ari rewards uvuga ngo kuba nayigezeho I make it in life nabigezeho mu buzima ubuzima bwanjye bwarangiye ahubwo ni ubuzima bundi butangiye ugiye gukomereza so rero iyo pressure y'imyaka ukavuga ati ngejeje imyaka 30 abo twiganye ibyo uvuze bamaze gutaha amakwe menshi iyo mwe n'inshuti zanjye zose zo zifite abafiancé nge nta n'umuntu umwe afite umuntu wibumbaze ngo aramutse ariko nanone icyo ni ikibazo nyamara aho ziguba muri classe yose niho ntibagutahana ntibakuzanira akarabyo ntibagira ibyo cyane tugomba kumenya ibyo bintu bituma tukwa mu bakozi kubera yuko banza wikunda izo ndabyo niba ufite ubushobozi zigurire niwe n'ubundi uzikunda nawe uzihumuriza banza uzigurire unisohokane wisohokane ntabwo umva uzi gusohoka ukarya ntabwo byakugwa nabi kugurira Jeff wabyumvise ukubanza ukikunda ikintu cya mbere kubera ko nujya mu rugo utikunze n'uwo mugabo nabigukoreza umufitanyuzo kuko kwikunda nicyo cya mbere iyo pressure ikagutereka kuvuga ati ariko se ntabwo ureba abandi ko bafite abantu babwira ko babakunda wowe Kristo yavuga ngo nagukunze urukundo utajyumva hazwa n'urukundo rwa Kristo Kristo aragukunda Kristo aradukunda maze uhaze urukundo rwa Kristo akuze mama bivuga nka Jeff abantu niyo pressure bafite imyaka ntabwo ariyo bashakiraho imyaka ni imibare imyaka yose uza abantu bashatse bafite imyaka 20-25 nyuma y'amezi 6 bakaruvamo ibaze akagira ibyo bikomere agakuramo wenda uwo mwana nawe uzakura mu rugo rudafite papa na mama uzahora n'ibyo bikomere byuko atabonye care z'ababyeyi atakuze mu rugo ruzima ubwo uribwira yuko ibi noneho ibikomere ushobora gukuramo nyuma biremereye biba byinshi rero pressure hano hanze social media yarabeshye abantu bajya hanze n'umukozi w'Imana nabonye ngo abantu bafite amafoto aseka bafite imitima iri abantu hano hanze social media subiramo ako kantu bafite amafoto y'abaraseka ameze neza ariko imitima yabo ariko mu by'ukuri ubona abantu hanze barafatanye bari kurebana kuba ngo wow reba ukuntu basa baraberanye ariko mu rugo iyo batashye ntibasuhuzanya buri wese acahe bamwe barara mu byumba bitandukanye ukavuga ngo mana uzangire nkabo ninkora ukabona ibintu wifuje ntabwo uzi ibyari ukabona abantu ati mana reba barabanye ubwo bakundana ntabwo uzi ibintu bari kucamo mu buzima bwabo rero mu buzima pressure nikagutera ubwoba kubera yuko ababigezemo siko bose bishimye cyane maybe baranishimye ariko igihe nuko cyabo cyari cyageze igihe cyabo nikigera Imana izabigira byiza ijambo ry'Imana rivuga ngo igihe nikigera rwose I will make it happen izabigira byiza Imana igihe cyose cyageze cyageze rero pressure imyaka siyo yubaka kubaka ubwenge kubaka igihe cyawe cyageze iyo we n'umuntu ukwiriye urubaka waba ufite imyaka 20 bafite 30 bafite 40 igihe cyose Imana kwanza ni inabireba ati umuntu ko kwakwiriye umufasha umukwiriye iyo igihe cyawe cyageze ubura n'umuntu wawe nibisaba ngo amezi 10 ngo mukoruke nibisaba ngo imyaka 5 ngo mube mukundana iyo igihe cyawe cyageze biremeye ikindi cya kabiri gushaka kubera ko watwite cyangwa wasamye ni ikosa rikomeye especially uba wihemukiye ubuhemukiye mu banyu ubuhemukiye n'abana mugiye kubisana kubera yuko nugenda ntabwo uzanye n'umuntu murahuye birabaye murasamye ntabwo uzi uwo mugabo ameze ate azigera nkunda ase uwo mugabo ubundi ubuzima yarabayemo nabaye banarafite mu buzima bwe bw'ingenzi ese njyewe ahubwo nzamukunda umugabo nzamugandukira umugabo wanjye se wazankunda azankundira umwana maybe abantu ejo bati umwana azamukunda n'amaraso ye ntabwo ariko bimeze hano hanze ari abantu bafite ingo zibabaye ababyeyi nabo badakunda abana babo so rero iyo ushatse kubera pressure yuko tambwiza ukuri
ntabwo bivuze ngo umukobwa wese utwite akwiriye kubana n'uwamutenda. nta hantu iryo tegeko kandi hari naho umuryango uhita uziramo sanga uwaguteye inda sibyo umuryango urakurejectinze. So uwo muntu tuvuga haradukurikiye right now arakora iki? Umuryango uri kumurejeta, umugabo maybe ko n'abatari kwemera inda donc cyangwa se nanone amahitamo yonyine afite nayo kujya uwo muntu arakora iki? Asanga uwo mugabo bigende iyo pressure y'umuryango icyo kintu cyo cyane ko tuvugaho cyane. ariko urabizi yuko uwo muryango uri kugutera pressure mutazaza mu bane mu ntabwo uzaza gukubakira niba bazagukubita kubwira atari kuri igicucu ni gute umugabo wagukubita atuwe muri iki kinyejana baracyagukubita kandi niwe muntu wa mbere akubwiye ngo ariko se uwo mwana ugiye kumubyara uzimarira iki kuki se utakimarira kuko ego ndabyemera ko ari ikosa umuntu aba yakoze kubabyemera ko ari n'abatemera ko ari ikosa baba babigambiriye mu gihe wumva ko wakoze ikosa ni nko kuvuga ati ngo kubera yuko n'ubundi mbuze nk'iki nk'urugero rwiza nabahereza kuko nariye cyane sinzongera kujya gukora ngo sinongere ejo ndahaze ku rwego ejo sinzajya mu kazi rero niko no gushaka kubera yuko watwiriye hahandi uba ufashe icyemezo gihubutse utareba ejo hazaza bikugusha mu makosa menshi. Abo bantu ntabwo bazaza babane nawe maybe uwo mugabo waguteye inda iyo mushwanye aragukubita agukubita mutarabana nugera mu rugo azakwica wa mwana asigara n'imfubyi asigare se afunze asigare na nyina yarapfuye asigara struggling afite igikomere afite ubuzima bubabaje afite nta epfo nta ruguru. So kugira ngo ugende mu rugo upfiremo cyangwa se uhure n'ibibazo ariko gupfa si uko umubiri gusa n'amarangamutima n'ibitekerezo no kumva udakwiriye kuko uzi kubona n'umuntu akakorera ko atagukunda wumva utagikwiriye wumva nta rukundo ukwiriye aho kugira ngo ibyo bintu byose cyangwa mutangiye mujye murwanya imbere y'umwana bizarema umwana nawe indi karagiteri itagikwiriye nawe azakura ari umuntu uri violence. Rero kugira ngo twirinde ibyo byose abo bantu bagutera pressure ntabwo muzabana societe bazaguseka ejo hazaba hatwisundi bazaba bakwibagira uwo mwana azavuga mana we bazaza bamureba bati uyu mwana yavutse disa atari mu nzu ya se na nyina ibyo ntabwo babyitayeho. Rero reba ubuzima bwavuga ngo niba byambayeho n'iki nakora niba umukunze agukunze mwumva mwakubakuza mugende mwubake I support you 100%. Ariko urabona nta cyerekezo ntacyo na kimwe mu buzima bwanyu gihuye nta cyerekezo cy'ubuzima cyanyu gihuye uramura ko uyu nguyu ntabwo yambere umugabo kwera ariko batari kapfuka mve kujyayo wenda kuko mfite umwana wiwe muzahora mushwana muzahora mwanzuranya kubera ko muri ahantu hadakwiriye. Ikiza reba ndajya hehe ndashaka iki abo bagutera pressure bose ubirengagize kuko nta n'umwe uri ahantu nta n'umwe uca mu buzima uri gucamo nta n'umwe wumva uburemere bw'ibintu ucamo ni wowe ubizi hitamo neza ku buzima bwawe n'uwo mwana ugiye kubyara. Wow. Icyo nakongera ku bahungu ntekereza ko pressure igibaho koko kandi ku bahungu itandukanye n'abakobwa. Buriya umuhungu wagize pressure y'imyaka hari igihe bigorana ubwo aba yarambiranye wenda abantu batangiye kumwataka n'iki ahubwo ikintu nabonye ku bahungu kigira iyo ubonye amafaranga menshi iyo utangiye kugwa ku mafaranga like iyo pressure y'amafaranga iyo pressure yo sinzi biri kumvikana niba ngo watangiye kwinjiza amafaranga menshi voilà urumva ushaka kugira gute nagira ngo mbwire abasore cyangwa se abasore batarashaka nushaka kubera amafaranga uzaba uhubutse kuko umunsi amafaranga yashize uzatakaza confidence. Mu magambo confidence yawe ntago iri muri manhood confidence yawe iri mu mafaranga nubwo amafaranga icyaba cyose amafaranga kabura icyo kintu kizagutwarira confidence. Nagiye nkwibutse ko urugo rwawe ni rwubakwa n'amafaranga kuko hari n'abahungu babikora kugira bempressione umukobwa mumenamo amafaranga ikintu cyose ni amafaranga ikibazo kibaye ni amafaranga ariko nagiye nkwibuke amafaranga ni igikoresho cyiza mu rugo ariko ntago ari rwo rwubaka urugo ntago rwubakwa n'amafaranga. So
abahungu cyane abenshi ngiye twagagiye tuganira, abenshi buvaga ntangiye kubona amafaranga reka nshake, ntangiye kugira gute reka nshake, so ukabona ibintu nibyo bibaye motivation. Ubundi ugomba gutekereza gushaka ari ukuvuga ngo ndifuza kuba umugabo, ndifuza gufata responsibility, ndifuza kwagura umuryango, ndifuza kuba umugabo. So nekereza ko ikiyo bigenze gutyo at least ufite motifu nziza igusunikira. Ariko kuvuga ngo mbonye amafaranga reka nshake, umunsi wayabuze bizagenda bite? Nekereza ko muri rusange icyo twashaka gukoraho ni ukwirinda pressure. Bakobwa mudukurikiranye mutarashaka, please irinde pressure. Tegereza igihe cyawe, tegereza ubanze wiyubake, tegereza. Bibiliya avuga ngo hahirwa bihangana. So nekereza ko kwihangana no gutegereza ari ibintu bizagufasha kugira ngo wubake urugo rwiza. Mbibutse ko turi kuvuga ibi byose, turi gukora ibi biganiro byose, impamvu yacu ni imwe, ni ukwerekana ko urugo rwiza rushoboka. My dear people mudukurikiye, urugo rwiza rurashoboka, ariko ikintu turi kuvugaho bidipendingwa n'amahitamo yawe. Irinde ikintu icyo ari cyo cyose cyagusunikira guhitamo nabi. Pressure iyo ariyo yose itandukanye, ikintu icyo ari cyo cyose, umuryango, ibindi tuzakomeza muri pati yacu izakurikira, ariko nagira ngo dusoze tubabwira ngo urugo rwiza rurashoboka, ariko ruterwa n'amahitamo. Iyo turi kuvuga amahitamo rero ni ukugira ngo wirinde ikintu cyose cyatuma uhitamo nabi, ikintu cyose cyatuma uhitamo ejo ukazicuza. Uvuga ngo iyo nza kubimenya, kuko iyo ugeze mu rugo nta rundi rugi rwagusohora mu rugo ruhari uretse divorce. Kandi ku bana b'Imana ntabwo icyo kintu gishoboka. Ni ikintu urugo ugomba, reka mpite mbonera no kubwira abantu aka kantu bubatse. Urugo ni ikintu gikomeye ugomba gukunda kuruta akazi kawe. Ikintu tukivugeho, ugomba gukunda kuruta akazi, amashuri yawe. Ni ikintu kiri precious ufite. Uziko hari abantu usanga bubatse ariko urugo rwabo ntabwo ari ikintu kiri valuable, ntabwo ari ikintu kiri priority. Ndagira ngo nkwe iminota mikeya usobanura iki kintu. Mu gihe tuvuga urugo ni rwiza, ariko tujye tunagaruka tubwire abantu urugo wowe ufite urugo, kuko twibanze cyane ku bantu batarashaka cyane. Ndagira ngo twibande no ku bantu bataragira gute banashatse. Urugo ni rwiza gute ku muntu washatse? Just a simple kugira bagira kandi batana. Yako twabivuze birambuye, bizabire mu kiganiro byabanje ko urugo ari rwiza cyane. Ariko dufite abantu uko ari bivuze urugo rutari priority. Mu by'ukuri umugore, ijambo ry'Imana, rega ibintu byose tujye mu ijambo ry'Imana. Imana ni iduha guideline tugomba gukora ibintu. Imana yamubwiye umugore kandi mu by'ukuri hano hanze burya nta muntu utaganduka. Iyo ugiye muri salon de coiffure n'umugore, umukwafira avuga ngo manura umutwe ukabumanura, akanabikubwira nawe ukabikora. Akubwira ati uri kuganduka, uraganduka. Akuzi icyo wow, ushaka. Arakubwira ati tambika umutwe ukawutambika, nubwo ijosi ryawe ryarushye urakomeza ukarijya wiyo kora bizi ko nimbi byica nawe wanije wenda nyana gusuhuza. Ariko mu rugo rwawe niho hantu udashaka kuganduka. Niho umugabo akubwira ngo ukora kubera ati kwera icyo ubimbwira, kandi wiriwe ahantu hose uganduka. Boss wawe yirirwa akubwira ati kukikora ibindi, akubwira ngo umwiye report sasa n'ubu utarangezaho sinzonye kukubona. Sasa karara wicaye kandi nagaruka gukunda. Niyo mpamvu kwishyura ni ukuba wamukore. Ariko wa mugabo ugukunda ubwo ushaka ko ugera imbere, utera imbere, ugira ibintu bizimugeraho, arakubwira icyo wacu kimbwira nkandi n'ubwo bagushaka. Muri abagabo nabo nibo bantu ba mbere bakunda ibintu. Akunda umupira, ntashobora kureka match iri priority kuruta urugo. Ubona ko na match iri kuba ari ahantu akabona yabuze amahoro. Abari mu kazi ukabona yataye ubwenge iyo match iri kuba. Nijoro ari abantu barara bategereje nka saa 8 z'ijoro ari burebe match yo hanze, mu gitondo saa 2 ari ku kazi. Rero biratworohera abagukunda ibintu byo hanze, ariko tukibagirwa bya bintu by'ingenzi. Rero bivuze ngo nta muntu udafite capacity yo gukunda, nta n'umuntu udafite capacity yo kuganduka. Ikibazo nuko duhitamo kubikorera abadakwiriye n'ibintu bidakwiriye. So rero duhitemo, twongeye dushyire urugo rwacu imbere, twongeye dushyire abo twashakanye imbere, twongeye tubakunde, twongeye tubagandukire, ibindi byose bizagenda neza. Ushobora kuvuga ati njyewe rega ibyo kuvuga ngo njyewe uburyo nizi ko ndi umugore mwiza 100% ntabwo bizananira. Nushaka kubaka urugo
birakunanira ko bikunanira. ugiye guteka umureti amagi 3 ari mazima irya 4 ripfuye, wa mureti uzavamo upfuye. Bibaho rwose, bisaba yuko wowe uri muzima n'uwo mushakanye ari muzima, cyangwa mwese mushaka kubazima kugira ngo mubashe kubakana. Rero amahitamo ni ikintu gikomeye cyane 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 cyane. Yitemo neza. Bagabo bagenzi banjye, reka mbabwire ngo muhe umwanya imiryango yanyu, mukunde, mugire priorite ingo zanyu. Bajene mutarashaka, ku ruhande rw'abahungu, ku ruhande rw'abakobwa, mwirinde pressure, mwirinde ikintu cyose kibasunikira mu gukora umwanzuro utariwe, mu gufata amahitamo atari mu kiganiro cy'ubutaha tuzaza tubijyamo naye mahitamo ni biki ugendera kugira uhitemo neza. Ariko nawe ndagira ngo tubabwire ngo no pressure, ntihagire ikintu na kimwe kibasunikira, haba amakosa yawe wakoze ahahishye, habe umuryango, habe inshuti, ntihagire ikintu na kimwe kigusunikira, kuko inshuti cyangwa umuryango ntibazakubakira mu gihe uzaba uri gustruggling. Imana ibahe umugisha. Mwakoze cyane kudukurikirana. Iki kiganiro gisharinge, utumire inshuti mu gihe utari uhari. Hari ibindi biganiro twabanje gukora bya n'ubundi kuri no channel yacu, urebe ibyabanje. Imana iguhe umugisha. Sharing inshuti zawe, ubwire n'inshuti zawe cyangwa se abavandimwe bakomeze gushyigikira iki kiganiro. Urugo rwiza rurashoboka, kandi urugo rwiza rubaho, birakunda, ariko it takes price, hari ikiguzi bisaba. Imana ibahe umugisha. Shalom shalom. Nakongera baramutse bagize ikibazo cy'aho uko ntabwo byo tuvuga byose aba ari uko